hey ntabwo nzi mpamvu urimo dukora ibi ngibi kubera iki I'm simply returning the favor. Niba ndabishyura ibyo mwankoreye umunsi mwahamagaraga iwanjye muri joro muhamagara umudamu wanjye Mrs. Cobain dore amwe filime yatangiriye baprankinga wa mugore bambejaga ari polisi ngo atewe n'ibisambo ngo polisi ziri hanze abana bakiniye kuri uyu mudamu pranka ngo biyaplodinga utu video ngo bahaboye umuntu w'imune bibanezeza byagenze bite umudamu yumvise sasu yarari mu nzu n'akana ke umugabo yaregeye hanze y'umujyi bagiye mu kazi Madame Cobain nupanike abana bahamagara abantu bakabaprankinga bakabeshya ari polisi batewe uwo mudamu iryo joro yavanye y'imbunda dore ngo umugabo arabasobanurira byose yagahamagaye gakobwa ke ka Easy bari bamuprankinga mvari gikomye mudamu yari mu rugo wenyine n'akana aje mu cyumba cy'akana nakabura bamubeshye ko ngo munsi ngo harimo abicanye ngo bamuteye mudamu avana yakabunda kuza gutyo hari cyakoze ku muryango ararasa dore muri iryo joro rimwe mudamu ngo arirasira umwana nyabone nibwo kintu by'amapranka ku bantu mutazi no muri Kigali bireze ngo twakoze ngo agapranka ngo twaramuhabuye mudamu yishe umwana mu bitari ubushake bano ngo barimo barakora ngo akavideo ngo kabe viral kuri internet kuri YouTube zabo mudamu kwiyakira byanze nawe yari imennye muri iryo joro rero mwabana mwe impamvu rero bakoreye prank nganeje n'imiryango yanyu ntabwo twe tugamije kubaza umuntu wari we wese ntabwo mwari mugamije kubabaza abantu ariko mwabaje benshi mwakinye n'imitima ya benshi nebyo nyamabwira ngo ibintu by'abasiripurize nyabona mujye mwitonda arakuntu rero bati bizuvanye muri firigo ukayemena ku muntu uzamena amazi akonje ku muntu urwaye umutima byari birthday bihinduke death day yakubwiye bitandatu ntabwo bari menshi babafata imbunda ku mutwe w'akananga ntabwo bace mu buribwe nk'ubwo baciyemo bumvikana isasu